hari umunsi nzishima, uwo munsi umenye nzanarira, ubwo nzakubita ivi hasi imbere y'Imana n'abantu, nkwambika impeta nkuko njya mbirota. Uwo munsi andi majwi azatuza, irya njye niryo rizasigara, nijye uzavuga ijambo nyamukuru ry'uwo nihebeye iyo, nkuko njya mbirota. Mbabarira uwo munsi nugera, aba ariryo uzarira mwambika impeta yuko ngukunda iyo, nkuko njya mbirota. Mbabarira uwo munsi nugera, aba ariryo uzarira mwambika impeta yuko ngukunda iyo, nkuko njya mbirota. Narose abawe bagushagaye, bagusezera barikorera, baturagiye usanze ubukunda uwo wihebeye, batecyo ngaho genda. Nzishima inzozi zabo zibaye impamo, maze nkukunde bitagereranywa, buryo bwanjye sinabasha kwibona mbana n'utari wowe, ibyo sinjya mbirota. Uwo munsi andi majwi azatuza, irya njye niryo rizasigara, nijye bagiye gushyingiranwa mu buryo bworoheje mu mategeko, ariko ubundi nk'uko amategeko abiteganya tuba tugomba kubaranga mu gihe cy'iminsi 20. ndagira ngo rero mbonereho umwanya wo kubereka abageni bari hano bagiye gushyingirwa, kandi abo tuza guhamagara turabasaba ko bagejeho namwe bakamusuhuza, hanyuma bongere bicaye. Birasa Fabrice Ingabire Jeanne, Kinyarwanda, ariko hari ibyo amategeko ateganya mugomba kuba mwujuje kugira ngo mwemererwe kuba mwashyingirana. Icya mbere ni ukuba mufite imyaka y'ubukure yemewe n'amategeko, n'imyaka 21. Imyaka rero abageni nk'uko namwe mwababonye ntawe uri munsi yayo, imyaka barayujuje. Icya kabiri ni ukuba mudahuje amasano kugeza nibura ku gisanira cya 7. Ibyo rero byo ntabwo wabipimira mu kureba umuntu gusa, ariko nabyo biroroshye. Ntabwo nabonye basa, ubwo sindamenya neza ibyo ari byo niba nta masano bafitanye. Tumari mu ngenge cyangwa dufatanye kugenzura uburyo bworoshye, nuko buri muntu ari butubwire igisekuruza cye kugeza ku gisanira cya 7. aho niho tugarukira uburyo bw'amategeko, tukavuga ko abantu nta sano bafitanye, bityo bakaba bakwiye kuba bashakana cyangwa se bashyingirana. ubwo ni ubutumwa murimo kuma bw'uko mwabigenzuye cyangwa namwe byarabayobeye. Tubifatanye. Ndabona hari ababyishimiye hano. buri muntu atumira igisekuruza cye kugeza ku cya 7.
uriteguye? Okay, narambwiye ngo nta kibazo, kaguhere hari ariko niba kubananira turabasaba kugira muzongere mu bitekerezo mugaruke. Ntabyivuye se? Yego tubyizere. Niba utazi igisekuruza cyane aba ariwe duheraho. Nawe wese murabizi, reka dukomeze turaza kubigarukaho, ariko mubyumve ko biteganywa n'itegeko yuko abashyingiranwa bagomba kuba badahuje amasano igihe cyose byagaragara ko washakanye na musaza wawe cyangwa n'umushiki wawe cyangwa n'undi wese mufitanye isano rya hafi. Icyo gihe mu bushyingiranwa bwateshwa agaciro. Ikindi ni uko n'abana barereye mu muryango umwe, mwarakuranye, mwararezwe n'ababyeyi bamwe, naho mwaba mutavukana ababyeyi bombi, icyo gihe nawe aba yarabaye umuvandimwe wawe, nawe ntimukwiye kuba mwashaka. Ushobora rero kuvuga uti buriya nubwo twareranywe ariko ntacyo dupfana kubera ko mudahuje ababyeyi, ariko mwarerejwe mu muryango umwe. Ubwo nabwo mwongere mwisuzume. Icya gatatu, abashyingiranwa bagomba kuba bujuje ni ukuba mudahuje igitsina. Kugira ngo mushyingiranwe umwe agomba kuba ari w'igitsina gabo, undi ari igitsina gore. Muri make ubu ni umusore n'inkumi. Aha rero nabwo tugiye gupimisha ijisho. Ndabona abasore bambaye kositime, abakobwa nabo amakanzu rwose barayambaye kandi baraberewe. Ubu hari icyo turenzaho. Ubwo nanone turizera ko n'imiryango mwabigenzuye, turabizi ko mu muco wacu nk'abanyarwanda ko nta washyingira umuntu uhuje n'undi gitsina. Niyo mpamvu rero namwe muba muri hano kugira ngo mube abahamya bo kubihamya. Ku bageni rero bari hano, izo ngingo uko ziteganyijwe n'amategeko zose murazujuje, ariko ndagira ngo mbabwire ko na leta ubwayo hari kibatezeho, kandi icya mbere batezeho n'umuryango. Umuryango niwo muzi kamere y'imbaga y'Abanyarwanda, urengerwa na leta kandi ikawubahiriza. Nshatse kuvuga ko rero uhereye none mugiye kubaka umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo, hiyongeyeho n'abana muzabyara. Uwo niwo muryango tuba tuvuga. Ariko mugomba kumenya ko mufite inshingano ikomeye mwembi muhuriyeho yo kuzafatanya kurera neza abana banyu, mukabikora mwumva ko ari inshingano zanyu, ariko munazirikana ko ari n'inshingano muhabwa n'igihugu. Igihe cyose mwabyaye buriya muba mubyariye igihugu, ni nayo mpamvu mugomba no kukirerera. Gutanga uburere bukwiye niko guteganyiriza igihugu, ko muba mukirerera mugiteganyiriza kuzagira abaturage beza kandi bafite uburere n'imico bikwiye kuko biranga umunyarwanda. Dore ni inshingano zitoroshye ariko biranashoboka.
mugomba kumenya rero ko mu byo muzamukora byose burya haba harimo no kubahiriza uburenganzira bw'umwana. Umwana kimwe n'undi muntu wese agira uburenganzira bwihariye bwo kuba yarengerwa n'umuryango we ndetse n'abandi banyarwanda muri rusange. Uburenganzira bw'ibanze rero ni ubwo kubaho. Umwana agomba kubaho neza, kandi kugira ngo abeho neza birumvikana aba agomba kubona ibimutunga bimufasha gukura neza, haba mu gihagararo ndetse no mu bitekerezo. Umwana wagwingiye burya ntabwo aba yakuze neza, nta n'ubwo uburenganzira bwe buba bwubahirijwe kuko ntagomba kugwingira. Abana banyu ntibazagwingire, ntibazarware bwaki, ntibazananirwe kwivuza barwaye. Urimo nabwo ibi mu burenganzira bw'umwana, kumufata neza, kumufasha mu mikurire ye, kumuvuza, kumurihira amashuri n'ibindi byose muzabona ko biri ngombwa byamufasha. Ibi byose biri mu nshingano zanyu. Birumvikana ntabwo tubasaba gukora ibyo mudashoboye, ntawe utanga icyo adafite. Muzakora ibiri mu bushobozi bwanyu, ariko mugomba kubiharanira. Urugo rero mugiye kubaka ntabwo ruzaba urugo rw'umugore gusa, nta nubwo rukwiye kwitwa urugo rw'umugabo gusa. Ni urugo rwanyu, ni urugo rwanyu mwembi, ni urugo mufatanye. Bure ni mubyumva gutyo bibashyira mu mwanya mwiza wo kumva ko mugomba no gufatanya muri byose, mugaharanira iteka icyateza imbere urugo rwanyu, kandi mukabikora mufatanyije. Ndagira ngo rero mbibutse ko mwaje hano ku bushake bwanyu, simwe mwabisabye cyangwa mwaje ku gahato. Ko mbona hari abazinze umunya hano, nawe utabishaka muri mwe. Ngiye no kubibutsa ko ari mwe mwabyisabiye, ariko muri mwe niba hari uwumva agiye gushyingiranwa na mugenzi we bicaranye atari we wahisemo, kubera ko iwanyu baguhatiriza mugomba gushakana na runaka cyangwa nyira runaka, kugira ngo uhumurize kubwire ngo humura, haguruka witahire, uzazana n'uwo wahisemo. Ukuri ku mutima wawe ni wumva wishakira. Ubwo niba ugiye gushyingiranwa n'uwo utahisemo, ibyo ni agahato, kandi mu byo amategeko atwemerera ntabwo twemerewe kuba twashyingira abantu ku gahato. Niyo mpamvu nabibutsaga ko mwaje ku bushake bwanyu. Itegeko riteganya ko ubushyingiranwa bwemewe bukorwa ari uko umusore n'inkumi babyumvikanyeho, umwe yihitiyemo uwo bagomba kubana biturutse ku bushake bwanyu mwembi, kandi mwabyumvikanyeho. Igihe cyose rero bigaragaye ko habamo agahato, icyo gihe naho twabashyingira burya ntekereza ko bitabagwa neza, kuko nta muntu ubana n'undi ku gahato. Ubushyingiranwa rero bwemewe ni ubw'umugabo umwe, umugore umwe. Ubu wasanga muri abasore hari uwarambagije batatu, ukaba wananiwe guhitamo neza, ukaba utekereza ko turi bugushyingire Glory uyu munsi, ejo ukazana na Janine. Nawe ubitekereza atyo? Nawe ndabona hari abashidikanya. Ngiye kubaha umwanya wongere witegereze neza uwo mugiye gushyingira, utubwire ko ari uwo cyangwa se ari urusizi. Nari nzi ko mwabikoze kare, mwongere
kubera ko muri benshi ndabona hari abambutse amaso, reba uwo mwazanye. Ubushyingiranywe bwemewe ni ubw'umugabo umwe ku mugore umwe. Niyo mpamvu mwagize igihe gihagije cyo kurambagiza. Ubundi abakobwa bose bafite muri iki gihugu navuga ko wari bafite uburenganzira, kuko wari wemerewe bose kurambagiza ugahitamo umwe. Ubwo rero nawe ni kimwe ko wari ufite uburenganzira bwo guhitamo umusore wumva ukubereye. Uyu munsi rero ubona kugira ngo murebane, hari icyo mbonye muri mwebwe. Ibyishimo mufite, mwarebye mugenzi we mugaseka, bivuze yuko ari ubu nyine ntawe. N'amategeko rero abemerera gushyingiranwa n'umugore umwe ku mugabo umwe. Igihe cyose wumva ukeneye gushaka undi mugore cyangwa undi mugabo, bigusaba ko ubanza gusesa amasezerano uwo waragiranye n'umwashyi muri umwaka umwe, ndamureka afata undi. Ibyo byaba ari ingeso mbi. Nibwiye ko mugiye gushyingiranwa kugira ngo muzabane ubuzima bwanyu bwose. Mu nyigisho rero twateganyije, ndagira ngo mbabwire ko tutaza kubiriza hano, ariko hari iby'ingenzi mugomba kumenya bizabafasha mu mibanire yanyu igihe cyose muzaba muri kumwe mubana n'umugore n'umugabo. Hakaba hakubiyemo ibyo mugomba kwirinda. Mu byo muzirinda rero ni ukubaho kwawe kwa wenyine. Nta mugabo nta n'umugore wemerewe kubaho kwe kwa wenyine, keretse mubikoze hari impamvu, kandi nabwo ibikwiye kuba ari impamvu yumvikana, muba mwabanje kujyaho inama. Amategeko ateganya ko abashyingiranywe baba bagomba kubana igihe cyose, ndetse byangombwa ko munimuka aho mutuye mukajyana. Ntabwo umugabo agenda ngo asige umugore, nta n'ubwo umugore agenda ngo asige umugabo. Ubwo rero ibihe byose mugomba kuba muri kumwe. Mu mibanire y'abashakanye ntabwo twayirebera mu kwimuka gusa, kugira ngo mbwire ko ahubwo bihera mu rugo rwanyu. Umuntu iyo akiri ingaragu burya ababaye kwe kwa wenyine. Wagize igihe gihagije cyo kubaho uri wenyine, ubwo ubonye uwo mugiye kubana rero mugomba kubana nyakuri, kandi mukabana mu buryo bwubahirije amategeko. Mu mibanire y'abashakanye ihera mu rugo rwanyu. Umugore n'umugabo babana mu nzu imwe. Iyo nzu wenda yaba ifite n'ibyumba 4 cyangwa 5 simbizi, ariko uko izaba ingana kose mutegetswe kubana mu cyumba kimwe. Ubwo kandi mu cyumba kimwe harimo n'igitanda. Bingahe? Kimwe. Nibyo rwose. Hanyuma se ibindi bigenderaho. Amashuka nangahe? Munyumvire, uriya aravuze ngo nabi. Ubwo avuze imwe, undi avuze 2. Nangahe? Oya ntabwo ari amwe. Sibyo? N'amashuka nashaka azaba 2, ariko ubu muzayabanamo muzajya mujya mu mwembi. N'amashuka namwe. Kuri ko mugiye kubana. Ubwo ibindi bikurikiyeho namwe muri bakuru, katugarukiraho. Ariko muzabana mu nzu imwe, mu cyumba kimwe, igitanda ni kimwe, amashuka namwe. Hari igihe rero abantu bagera mu rugo bagatandukana.
ku manywa mugasohoka ari umugore n'umugabo ariko mwagera mu nzu mugatandukana, umwe akaba ukwe n'undi akaba ukwe. Biba byagenze bite? Ni igihe umugabo afata icyumba cye hariya n'umugore agafata icye hariya mutabyumvikanyeho, nta n'impamvu ituma mubikora. Ubu icyo gihe rero iyo mubikoze bitari ku bwumvikane, nta n'ikibazo cyabaye wenda mugamije gukemura, burya mu buryo bw'amategeko muba mwitandukanyije by'agateganyo, muba mwatandukanye. Icyo gihe rero turavuga ngo umugabo yabaye ukwe kwa wenyine n'umugore ari ukwe kwa wenyine. Muri make uba wasubiye kubaho nk'ingaragu. Kandi uyu munsi ibyo tubabwira uko siko mugiye kubana, mugomba kubana ibihe byose. Icya kabiri mugomba kumenya ni ukudaturuka. Nta mugabo nta mugore wemerewe guta urugo rwe ngo arare mu gasozi. Hari ugeze kutubaza ngo se buri ijoro rimwe aricyo ritwaye, ariko ngo nakubwira ngo bibaze uwo mugiye gushyingira mu uyu munsi aba ariho gusubiza icyo kibazo. Yemera ko azamara ijoro rimwe atakubona, ariko nzi neza ko uko mugiye kubana uyu munsi ntawakwifuza kubaho atari kumwe na mugenzi we. Guta urugo rero ukarara mu gasozi nta mpamvu, uwo mwashakanye atabizi, ubundi nacyo ni icyaha gihanirwa, kandi nta mpamvu nimwe muri mwe yatuma arara hanze y'urugo. Ibaye ihari, icyo gihe ubiganira n'uwo mwashakanye akaba abizi. Rimwe na rimwe rero hari igihe abantu babikora bitewe wenda n'ubutamenya, ariko bigakururira ibindi bibazo mu miryango yabo. Inyarwanda bajya bavuga ngo impamvu ingana uburu. Buri gituma abantu bakingirana n'igihe ngo bari ikintu kinini cyane, bihera ku kantu gato cyane, byaba dutahaye agaciro, ukumva yuko niba hari aho wagiye ushobora kurarayo nta mpamvu, wumva bitari ngombwa ko umugore wawe cyangwa umugabo wawe abimenya, ariko nyamara aho uzazira hose nta kizamubuza kugusaba ibisobanuro, kandi nawe ugomba kubitanga. Rimwe na rimwe rero wisobanuye nabi ntibimunyure, aho niho abantu batangira inzira yo kutabana neza, tangira kuzamo urwikekwe cyangwa se kutizerana, ibibazo ntaho bitangira. Mugomba rero kubyirinda. Impamvu zo zibaho, birashoboka ko hari aho wajya ukararayo cyangwa ugatindayo. Ugomba guhana gahunda zose. Uburyo bwa mbere mu bijyanye n'ivanamutungo rusange. Ivanamutungo rusange ni amasezerano abashyingiranwa bagirana bumvikana gushyira hamwe imitungo yabo yose. Iyo tuvuze imitungo yanyu yose, haba hakubiyemo imitungo yimukanwa, haba harimo itimukanwa, ishobora kuba ari impano cyangwa ari ibizungurwa, ndetse n'imyenda umuntu muri mwe yaba afite. Icyo gihe byose bibarirwa mu mitungo yanyu mwembi mufatanyije. Ivanamutungo rusange, umugore n'umugabo bavana ibyo batunze byose, nta na kimwe musize inyuma. Hanyuma ibyo bikaba imitungo yanyu bwite, mwembi mufite uburenganzira bungana. Igihe nta n'uwavuga ko ariwe wazanye imitungo myinshi ngo yumve ko ari ufite uburenganzira buruta ubundi. Uko byaba bingana kose biba ari ibyanyu mwembi. Aha rero ushobora kuba
mugiye gushyingiranwa wenda umwe yari afite isambu undi ntayo afite, iyo mwahisemo uburyo bw'ivangamutungo rusange ukurava aha ngaha uzi neza ko iyo sambu wari utunze ari iyanyu mwembi, mujya no kuyibaruza hajyaho 50% y'umugabo na 50% y'umugore. Ariko nunasanga ari imyenda afite, ubwo nabwo urahavuye imyenda ujya kwishyura, uramufatanya kwishyura kuko nayo ibarirwa mu mitungo gufatanyije. Ntabwo uzavuga ngo ariko buriya wayifashe ntaraza, ngo ariko buriya sinzi no kuba wabikoresheje. Uko byagenda kose wahisemo uburyo bw'ivangamutungo rusange, muhisemo ko ibyo mutunze byose biba ari ibyanyu mwembi. Aha rero muri ya mvugo ya Kinyarwanda nziza twavuga ngo wamusangiye byose akabisi n'agahiye. Ntabwo musangiye byiza gusa, niyo haje bidashimishije nabwo mufatanya guhangana nabyo mugashaka ibisubizo gufatanyije. Ivangamutungo rusange buriya kubera ko imitungo aba ari iyanyu mwembi, binabafasha mu buryo bwo kujya inama mu byo mukora byose, cyane cyane ku bijyanye n'imicungire y'imitungo. Ntabwo uzajya mu gitaramo ngo numara guhimbarwa wanezerewe wizihiwe utange inka cyangwa utange ya sambu mwari mufite, ugera mu rugo umugore akakubwira atari ku inka ntabwo uva mu rugo, kubera ko wayitanze utamugishije inama kandi murayifatanyije, ibarirwa mu mitungo gufatanyije. Rimwe na rimwe rero iyo hatabayemo kubyitwaramo neza, abagabo burya ntabwo bajya bakunda ko abagore babavuguruza mu byemezo bafashe, ubwo amakimbirane aba atangiye mu muryango. Ibi ndabibateguza kugira ngo mubimenye hakiri kare, nimuza guhitamo uburyo bw'ivangamutungo rusange, umenye ko icyemezo cyose kijyanye n'umutungo mubanza kubiganiraho n'umwashakanye ukabijyaho inama, kuko imitungo ari iyanyu mwembi. Uburyo bwa kabiri ni ubujyanye n'ivangamutungo w'umuhahano. Ivangamutungo w'umuhahano aba ari amasezerano abashyingiranwa bagirana bumvikana gushyira hamwe ibyo buri wese yazanye cyagiye cyishyingirwa kugira ngo bibe iremezo ry'ibihano kimwe n'ibyo bungutse mu mibanire yabo bakorera hamwe cyangwa buri umwe yikorera ku giti cye, byaba impano cyangwa izungurwa. Ivangamutungo w'umuhahano ntabwo muvanga imitungo yanyu yose, ariko buri umwe areba mu mitungo yari afite agatoranyamo iyo ari buzane, undi nawe akareba mu byo atunze byose agatoranyamo imitungo ari buzane. Iyo mitungo rero muhurije hamwe cyagiye cyishyingirwa iyo twita iremezo ry'ibihahano, ni ukuvuga ko ariyo mitungo muba mutangiriyeho mwiyubaka. Icyo gihe hagenda hiyongeraho n'indi mitungo yose mugenda mwunguka igihe cyose muba mubana mukorera hamwe cyangwa muyikora ku giti cye. Iyo mitungo yanyu bwite mwembi mufatanyije musangiye ku buryo bungana. Iyindi mitungo rero muba mwarasize ku ruhande mutashoboye kuzana cyagiye cyishyingirwa kugira ngo muyivange, yigumye kuba imitungo yawe bwite. Imitungo mutavanze ntabwo ibarwa mu mitungo mufatanyije, kuko mu byo mwavanze ntabwo byarimo. Iyi ngingo rero itandukanye n'iya mbere, iya mbere muba muvanze byose, ariko iyi ngiyo ibyo mufiteho uburenganzira bungana n'ibyo muba mwavanze. Ibyo mutavanze
igumya kuba umwihariko wawe, yaba ari imitungo yawe bwite. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo muba mwavanguye mu magambo magufi. Ivanguramutungo risesuye, ahangaha umugabo afite imitungo ye n'umugore afitiye, mukagumana bwa buryo bwo kwikenuza no gucunga no gukoresha uko bikwiye imitungo yanyu bwite. Kubera ko umugabo afite imitungo ye, umugore akaba afitiye, hazamo uburyo bwo kumvikana uko muzajya mutunga urugo rwanyu, ndetse hakazamo n'uburyo bwo kumenya gucunga neza imitungo ufite, ukirinda kuyisesagura witwaza ko ari iyawe, kuko ugomba kuzirikana ko ufite n'inshingano zo gutunga urugo no kurwitaho no kuruteza imbere. Mu ivanguramutungo risesuye rero murabyumva neza ko nta kintu muba mwavanze, umugabo afite imitungo ye n'umugore afite. Igisigaye ni za nshingano muba muhuriyeho ziba zigomba kubahirizwa. Bagira ngo rero tubahe umwanya namwe tubwire uburyo mwumvikanyeho, uburyo bugiye guhitamo bijyanye n'imicungire y'imitungo yanyu hashingiwe kuri izi ngingo eshatu tubabwiye. Mubonere mu mwanya mubanza muganire hanyuma tubwire. Bitewe n'impamvu zinyuranye tugiye kubabwira, ariko ntabwo tugiye kubabwira impamvu zituma habaho gutandukana kw'abashakanye kugira ngo namwe muzabikore, kuko ntabwo ari byo tubifuriza. Twebwe turabifuriza ko muzabana ibihe byose, ariko hajya habaho impamvu zimwe na zimwe zituma habaho gutandukana kw'abashakanye, zo tugiye kubabwira kugira ngo zimwe muri zo ushobora kuba mwakwirinda uzazirinde hakiri kare. Impamvu ya mbere itandukanye bashakanye n'urupfu, ariko iyo umwe mu bashakanye yitaba Imana, gusezerana bajyanye abarangiriye aho ngaho. Niyo mpamvu uba wemeye kuba wakongera gushaka. Iyo rero umugore yapfakaye, abasabwa kwihangana nibura mu gihe kingana iminsi 300 muri amezi 10 kugira ngo abone gushaka undi mugabo. Ariko iyo ari umugabo wapfakaye, nta minsi itegeko rimugenera. Igihe cyose yakumva ashaka gushaka undi mugore yamushaka. Cyangwa n'umugabo wa kabiri. Mu gihe cy'amezi 10 rero biba bihagije kuba ntawe wakwibaza byinshi, kuko biba bigaragarira buri umwe wese. Impamvu ya kabiri itandukanye bashakanye ni uguhuza ku nkeke uwo mwashakanye. Hari abagabo bahuza abagore babo ku nkeke, abagabo bazengereje abagore,
rimwe na rimwe bikavamo no gukubita icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Ubona avuga ku ihohoterwa rikorerwa mu muryango, rigakorerwa umwe mu bashakanye, arikorerwa n'uwo bashakanye. Ntabwo twirengagije ko hari n'abagore bazengerera abagabo. Ngo hari abagore basigaye bakubita abagabo. Ariko iyo ugiye kureba imibare, abagabo nibo bakabije cyane. Tujya tubona rero n'abagabo bahukana, buri umugabo we yahukanye biba byakomeye. Kandi kera nta mugabo wahukana. Ariko buri mugabo yafashe ikote agaturwa akagenda buriya aba yahukanye. Icyo ntaramenye no kubera bajya kumucyura. Ariko ni ikimenyetso cy'uko muri urwo rugo hari ihohoterwa. Iyo tuvuga guhoza ku nkeke rero, yaba ari umugabo uhoza umugore we, uhoza umugore we ku nkeke, cyangwa ari umugore uhoza umugabo we ku nkeke. Ibi ubwabyo usibye ko ari n'icyaha gihanirwa, ariko ni n'impamvu yatuma habaho ubutane igihe cyose byaba bimeze gutyo, umwe yarazengereje mugenzi we. Icyo gihe ugitangira ikirego ugasaba ubutane, aho kugira ngo umuntu azakwambura ubuzima. Igihe ubona bitagishoboka ko mushobora kubana byanze, ubwo mushyikiriza urukiko ugasaba ubutane. Ariko ibi birashoboka kubyirinda. Impamvu ya mbere twabonye nta bushobozi mufiteho, ariko iyi ngiyi yo kubyirinda birashoboka. Iyi ni impamvu itandukanye bashakanye ni ubuharike. Kare nahoze mbabwira ngo murebe abagore banyu mu maso, ngo namwe murebe abagabo banyu, nimushaka mwongere murebane. Muraza kuvanga murebanye inshuro zigera muri 10. Muzi impamvu? Niba mwitegereje ukabona uzamuharika, bimubwira uyu munsi mu bimeze. Ariko niba ubona ari ugukuriye, ntuzamuharike. Sibyo? Mwahoze mbabwira ngo murebane mukagira hari inkovu afite, ariko rero ntibazaze kugusura mu basanga afite inkovu bamuteye. Rero tugarutse ku buharike, ntabwo byemewe ko uharika uwo mwashakanye. Ubwo kumuharika biba bivuze ko washatse undi mugore cyangwa washatse undi mugabo, kandi hari amasezerano mwagiranye agifite agaciro. Niyo mpamvu rero iki nacyo tukibara mu mpamvu yatuma habaho ubutane igihe cyose byagaragara ko umwe yaharetse mugenzi we, wabitangiye ikirego kandi bifitiye ibimenyetso bifatika. Icyo gihe yahabwa agaciro. Iyindi mpamvu rero itandukanye bashakanye ni uguta urugo mu gihe cy'amezi 12. Igihe umugabo yavuye mu rugo cyangwa umugore akagenda atavuze iyo agiye, akagushaka bakakubura, birumvikana kandi ntabwo umuntu yagenda gutyo ngo bigarukire aho. Haba hagomba no kwifashishwa izindi nzego. Niba agushatse ukabura ukamara umwaka wose, nyuma ukazagaragara hashize umwaka wose warataye urugo utarubamo, icyo gihe uwo mwashakanye yashobora kuba yasaba ubutane kandi akabuhabwa biciye mu rukiko. Bitangira ikirego ugasaba ubutane. Aha rero muhitondere hatazabaho kubyitiranya. Nubwo twavuze ko mugomba kubanira byose nibyo, ariko tujya tubona impamvu nyinshi zituma umugore cyangwa umugabo ashobora kumara umwaka cyangwa n'imyaka irenga atari kumwe n'uwo bashakanye,
kandi ntibiba bivuze ko yatayeho. Zimwe muri izo mpamvu ndavugaho nke, izindi namwe murazizi. Umwe muri mwe ashobora kujya mu butumwa bw'akazi bidashoboka ko mujyana, ubwo aragenda ugasigara, ariko ntabwo bivuze ko atayeho. Tujya tubona abajya mu mahanga kwiga, hari abajya gushaka imibereho y'urugo, abantu bagenda ku mpamvu zitandukanye, ariko kubera ko muba mwabyumvikanyeho, impamvu zimujyanye uzizi n'aho agiye uhazi, ntabwo wazavuga ngo ariko kuko amaze imyaka 3 ngo uhimbe ikirego cyo kuvuga ko yataye urugo. Ntabwo byaba ari byo. Aho rero nabyo mugomba kubizirikana ko bibaho, bivuze gutyo kugira ngo batazaba kubyitiranya. Bavandimwe rero bageni muri hano, mu gusoza ndashaka kubabwira ibintu nka 2 cyangwa 3. Mwicara aha ngaha muri benshi, ariko mwese ntabwo muzubaka kimwe. Buri umwe ubu mufite uko murimo mutekereza icyerekezo mwifuza guha urugo rwanyu, bijyanye n'ibyifuzo byanyu n'ubushobozi mufite, ariko hari icyo mugomba guhuriraho. Icya mbere twakivuze ni ukwirinda ihohoterwa mu muryango, mu rugo rwanyu. Icya kabiri ni ukubana neza. Mugomba kubanga mwihaye intego y'uko mugiye kubana kandi mukabana neza, mu bwumvikane, mu bworoherane, mu kinyabupfura no guca bugufi. Ibyo ni byo bikwiye kuba biranga urugo rwanyu. Muhuye mukuze, mukuze kandi nta nubwo mwarerewe mu miryango umwe, ushobora kuba mutararerewe no mu ntara zimwe, ariko igituma umuntu abana n'undi bakabana, icya mbere ni uko habamo ubworoherane, guca bugufi, ukubaha mugenzi wawe, erega naho yaba yagukoshereje ntawe utere intambwe usaba imbabazi. Uko tubigenza rero, turahamagara couple ya mbere. Abo duhamagara muratambuka, mwegereye ku idarapo ry'igihugu. Akaboko k'imoso uragafatisha idarapo ry'igihugu, ak'iburyo ukazamura cyane. Njyewe Birasa Fabrice maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Ingabire Jeanne umbere umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Ingabire Jeanne maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Birasa Fabrice umbera umugabo, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. ubu wageze mu mutima, ntuzigere umvamo, urankunda bikandenga, numva nasara, numva nasara. Pastor P, respect man. Burya amarira ni ijambo ry'umutima, nubwo utavuga umutima uba wambwiye. Iyo hari amagambo mbwira nkumva nasara, uti yaba isi yari yawe uba warayima. Njyewe Emmanuel, umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Gatenga, maze kumva amasezerano ya Birasa Fabrice na Ingabire Jeanne, babigiriye imbere mu ruhame,
ishingiye kandi ku bubasha mpamvu n'amategeko ubu bashingiwe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. disi we urankunda maze nanjye bikandenga iyo urankunda maze koko bikambera iyo ubu wageze mu mutima ntuzigere umvamo urankunda bikandenga numva nasara numva nasara ubu wageze mu mutima ntuzigere umvamo urankunda bikandenga numva nasara numva nasara nujya utuma mvuga byinshi mbere y'uko mvuga uba wumvise kare ndababara ukarira buryo nambabarira mbere y'uko nkusabe imbabazi mama iyo hari amagambo mbwira nkumva nasara uti yabisi yari yawe uba warayimpaye disi we urankunda bikandenga ubu wageze mu mutima ntuzigere umvamo urankunda bikandenga numva nasara gushimira bikomeye muri uyu mwanya turimo tunejeje ibyishimo Uwiteka mwami izina ryawe ry'icyubahiro ngaho turabakwegereye mwami tugiye kubera mwami twegeye data dushaka kunywa tukarya tuhangaho data wera ndetse n'imitima iri aha mwami kugira ngo bakumisha nawe kandi kagufite umaraha kabara kandi k'umunezero Uwiteka kandi ukabanemo natwe dusabye twizeye ubuzima bw'umwami wacu Yesu Kristo. murakoze cyane rero twongeye kubashimira nanone ubwo ubwitange bukomeye mwagize mwaje kwifatanya n'abavandimwe Birasa Fabrice Ingabire Jeanne nk'uko ndibaza kubona akanyota karimo noneho mubashe kwica akanyota tubashe kuganira none no gushimira Imana kuko ibi bintu byagenze neza. Dushimira Imana. Babanza bakanatwereka uburyo barimo kwitegura ubuzima bushyashya barimo gutangira. ubu wageze mu mutima ntuzigere umvamo urankunda bikandenga numva nasara numva nasara ubu wageze mu mutima ntuzigere umvamo urankunda bikandenga numva nasara
bagutanze kubona izuba dore wabakuriye mu maso bakuzi neza iyo bavuze ibyiruka ryawe mu mico n'ingiro bikuranga ubu muziranenge nibyo kukuriranga kandi ntabwo wivanga uru rugero mu rungano rwawe nukuri kukugira ibanga kandi ntabwo wirata uru rugero mu nshuti zawe uru rugero mu mico no mu myitwarire arahirwa uwo mukomezanije urugendo uru rugero mu batuzi twubaha mu rukundo ni wowe cyitegererezo abo mukorana buri munsi nabo muhorana barahirwa bigirira imana abo bose birirwa bakureba biboneye ijuru bari ku isi baratomboye aho ugiye nta rugu ntibashobora kwigunga kuhaguma binyura buri wese aho uvuye si ibanga haba icyuho kiranga kukugira biba bihebuje uru rugero mu mico no mu myitwarire arahirwa uwo mukomezanije urugendo uru rugero mu batuzi twubaha mu rukundo ni wowe cyitegererezo arahirwa uwo mukomezanije urugendo uru rugero mu batuzi twubaha mu rukundo ni wowe cyitegererezo uru rugero mu mico no mu myitwarire arahirwa uwo mukomezanije urugendo uru rugero mu batuzi twubaha mu rukundo ni wowe cyitegererezo yuko bamwe baje bataratangira abandi bakaza bakongera ijwi barabahindura kuvuga ngo turabashimiye kubwo kuduha uyu mwanya ungana utya kuko benshi bavuga yuko igihe ari amafaranga kandi ikirenze cyo kuriya kugira ngo ufate abantu bangana utya bakubonera umwanya muri byinshi bari bafite habemo priorite yo kuza aha ngaha ni ikintu kitoroshye urukundo mwatugaragarije nk'umuryango utangiye ni inshuti nyanshuti koko turabashimiye cyane nk'uko banabirahiriye ko tuzabana mu bwuzuzanye tuzabana tukanabera n'urugero abari inyuma yacu nk'uko namwe mwaje kwifatanya natwe mutubera urugero kuko mpamya yuko kuko muri aha ngaha iyo mutaza kutubera urugero ntabwo twari kwifuza gushinga urugo rero ni nako navuga ngo natwe tunezerewe no kubana hamwe ndetse ibi birori nk'uko bitasorerwa aha kuba dusubitse ariko nk'uko mubizi iyindi gahunda dutegereje ku wa gatandatu 23 zatunezeza cyane cyane kubabona mwongera kuza kubitereka kandi rwose navuga ngo nta kintu twabona tubaha kiri kompansa ibyo mwadukoreye n'ibindi birenze ibyo ngibyo twavuga ngo Imana ibaho umugisha kuko umugisha niwo navuga ngo ibindi byose byashambikiraho urumva nagarukiraho
murakoze cyane Jeanne nawe ngo Imana ibahe umugisha yego abageni bacu barakoze rero twatangiye twiragiza tugushimira nyakubahwa n'ubundi mwanya w'abandi tugiye gusoza tugushima izina ryawe rikomeye kuko akanya kamaze gakora akanya keza biganira n'ibintu byiza tugeze mu mwanya buri wese data yasoje cyari cyamuzanye aha akaba asubiye mu rugo rwe mu icumbi rye uyobore buri muntu wese nta ushobora byose kandi uje no gushyira mu biganza gahunda yo kuwa gatandatu isigaye kugira ngo nawe uzayiyobore kandi wese umugisha mwami nayo tuzasoze dushima kagenda izina ryawe aho turakwiragisha muri byose tugamije twizeye izina ry'Imana n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.